Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka. Ubwo benshi batangiye kwandika barondora ibyabaye muri twe, mbese nk'uko twabigejejweho n'ababyiboneye kuva mu ntangiriro, ari nabo bari bashinzwe kwamamaza ijambo ry'Imana, nanjye maze kubaririza neza uko byagenze kuva bigitangira, niyemeje nyakubahwa Theophile kukwandikira ayo mateka nyakurikiranyije ngo umenye nyakuri ukuntu inyigisho washyikirijwe zihamye. Nuko Yezu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, abikirangirire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakamushima. Hanyuma ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, biri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi.